Okay, ushobora kuba ufite iyi telefone ngendanwa cyangwa se ufite indi telefone ubwoko ubwo ari bwo bwose. Ikintu cya mbere usabwa ni ukureba ino video. Ati ino video ngiye kuvuga ku biki? Ino video ngiye kuvuga uburyo ushobora gufungura YouTube channel ikaguhemba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu Burundi, igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo hano, ku buryo ushobora gukora amafaranga agera ku bihumbi 300 cyangwa 500 ya buri kwezi. So uko YouTube ishobora gutuma usezera akazi kawe usanzwe ukora. Reka turebane uburyo ushobora gufungura YouTube mu Rwanda ihemba kandi bidasabye ikindi kintu ukoresheje telefone yawe ngendanwa, telefone yawe gusa ya smartphone. Reka turebe uko babikora. Okay, reka dutangire intambwe ku ntambwe ukuntu ushobora gufungura YouTube mu Rwanda ihemba kandi ukoresheje telefone ngendanwa yawe. Ati bikora gute rero? Uraza hano, urabona ndi mu ma app asanzwe, uhituza hano kuri YouTube. Ufungura hano kuri YouTube, kaza urabona yuko uraza ugafungura hano bisanzwe kuri YouTube. Urabona ko hari ibintu nyine bisanzwe, ugahita ureba, ugahita ukanda hano hantu handitse you hano, warangiza ugahita hano kuri you. Urabona hano hantu handitse hano kuri ahangaha, ugahita uza hano akaba ariho ukanda, ugakanda hano. Uraza hano handitse izina, hano handitse Umuhire, hano handitse izina, ugahita uhasiba, ugashaka noneho izina uri bukoreshe ritarengeje inyuguti 50. Reka wenda tuvuge ngo ni amakuru. YouTube channel yacu tuyite amakuru agezweho, sibyo? Ugahita ukanda hano handitse save, sibyo? Ukarindira ugategerezaho gatoya. Urabona yuko ahangaha amakuru agezweho, sinzi niba wenda uri kubibona neza. Urabona yuko hano niryo zina rya channel yacu tumaze gufungura aka kanya. Iyo bino rero birangije sasa, reba hano handitse hando channel, tukanda. Ubwo hando channel ni kwa kundi wenda commenting umuntu cyangwa se kwa kundi ujya muri comment z'abantu ukaba wakandika comment kuri video runaka. Wenda Rocky Kimomo ya postinze video, ukaba wayi commentinga izina rigaragara ko ry'umuntu wa commentinze, iri niryo rigaragara, iri ngiri. Kubera yuko twebwe twitwa amakuru agezweho, urabona nago byakunda ko hando name yacu yaguma yitwa gutya amakuru agezweho, kuko ifitwe n'abantu benshi. Ahubwo uhita urenzaho nk'akanyuguti cyangwa se nk'umubare runaka. Wenda reka turenzeho 2 sibyo? 2 turebe niba iri zina ritarafashwe. Okay, iyo dusanze ritarafashwe uhita ukanda hano kuri save. Noneho reka duhitemo nk'ifoto twashyira kuri channel yacu. Ubanza kuyidesigninga. Niba ushaka umuntu wawe kudesigningira, wanyandikira muri comment, nabigufashamo kandi ni ku buntu cyane. Nabigukorera ku muntu wa kudesigningira ifoto. Katujye gushaka ifoto, wenda turashyiraho nk'iyi foto ya Jesus. Save as profile niho uhita ukanda, sibyo? Kategerezaho akanya gatoya cyane. Sasa iyo bino ubirangije, uhita ureba hano hantu handitse create channel. Ahangaha handitse create channel, ahangaha kabisa niho uhita ukanda. Iyo uhakanze
create channel. Hano iyo wakanze urategereza bikakomeza byirodinga urabona aka kanya ducreatinze. Uhita ugaruka hano handitse you hano mu nguni dore amakuru agezweho. Urabona ko ariyo channel yacu, ugahita uyikandaho. Urabona yuko nta video n'imwe dufite. Create content on any device, upload and record at home or on the go. Everything you make public will appear here. Hano baba gusaba nyine kugira ikintu waka-uploadingaho, cyangwa se iyo tuvuze content ni nka video nyine ushobora kuba waka-uploadingaho ikaba yabonwa na buri muntu wese hano. Ariko reka turebe uburyo bwiza. Ibi ntago biba bihagije kugira ngo utume YouTube yabasha kuguhemba cyangwa se ibe yabasha. Iyo bino birangije ntago YouTube biba bihagije ko yaguhemba uri hano mu Rwanda, ahubwo ikintu uhita ukora uhita uvamo hose ugasubira mu application. Ikintu ugiye gukora ugiye gushaka Google Chrome cyangwa se indi browser iyo ari yose. Browser ni ahantu ushobora kujya gusacingira, cyangwa se reka twifashishe nka hano nk'ino Google. Urebe kuko abantu benshi nyine muri telefone zabo ndabizi baba bafite Google. Reka hano tuhite twandikamo wenda YouTube Studio, sibyo? YouTube Studio, YouTube Studio ngiyi bahise bayiduha. Wowe ikintu uba ugomba kumenya ni iriya email wafunguriyeho YouTube channel yawe, kuko iyo dufunguye YouTube channel ijya kuri email. Continue to studio niho uhita ukanda hano. Ntabwo ari ngombwa ko tuyisitaramo muri telefone yacu. Gategereza hano, urategereza continue, ugahita ukanda hano kuri continue. Noneho ikintu tuhita dukora, urabizuminga ukoresheje intoki ebyiri, kumwe usa n'uzuminga n'ifoto n'ubundi, ugahita ureba hano. Ikintu uhita ureba hano ni kimwe. Uhita uza hano handitse, urebe hano hasi mu nguni ahangaha kuri aka kantu hameze nk'aho ari setting, ugahita ugakandaho, sibyo? Iyo umaze kugakandaho uhita ureba hano hantu handitse channel, sibyo? Reba kuri kano kantu ka kabiri hano, kuri kano kantu ka kabiri kanditseho country of residence, ugahita ugakandaho, sibyo? Hano tuba tugiye guhitamo igihugu kiri monetize cyo cyemera YouTube. Ikintu tuhita dukora rero, tuhita tuyizera hano tukareba ahantu handitse United States. Ugashakamo igihugu cyanditseho United States. Iyo umaze kugakandaho kano kantu ka United States rero, uhita uza hano kuri save. Hano nibwo uba wemerewe kuba wahemberwa kuri YouTube uri mu Rwanda. Hano iyo umaze gusetingamo kano kantu ka United States nibwo uba wemerewe kuba waba monetize. Hano rero ikintu kikwemeza yuko ushobora kuba monetize, reba hano hari akantu k'akadolari. Hano hari akantu k'akadolari ahangaha, sibyo? Niko uhita ukandaho aka kantu k'akadolari, sibyo? Urabona yuko hano ubungubu ibintu byose ubyemende, dore ibintu ubusabwa bya mbere. Hano urasabwa aba subscribers 1000 kugira ngo ube wahembwa na YouTube. Ukongera ugasabwa amasaha 4000 byakurebye. Ukongera ugasabwa niba wa-uploadinga short video ugasabwa na 10,000 zakurebye, ukaba wabasha kubona monetize. Noneho ndaje ndi kubategura video
igaragaza uburyo ki ushobora noneho gukora video mu buryo butakugoye cyane, tekinike ushobora gukoresha abantu bakaba bakureba mbese kurusha abandi, tekinike ushobora gukoresha abantu ukaba wakura abantu bakaba bakureba, bakaba baguha subscribe yabo cyangwa se amasaha yabo cyangwa se umwanya wabo bakakureba bitakugoye, bitagusabye ikintu na kimwe ukoresheje telefone yawe. Wowe ikintu usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ukanambwira muri comment ikintu ushaka koko cyanyacyo kumenya kuri izi mbuga nkoranyambaga, sibyo?